Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ndagarutse muri cya gitondo cyiza. Muri iki cyumweru turi gusangira ku ijambo rivuga ngo Yesu Kristo niwe mahoro yacu. Ni ukuri kuvuga ngo Yesu Kristo niwe mahoro yacu. Mwene data, ndagira ngo iryo jambo ryaguke muri wowe, ryaguke mu misengere yawe, ryaguke mu mitekerereze yawe, usengera ayo mahoro. Hari igihe umuntu yibwira ngo ariko umuntu kuki kanaka mbona atuje, kuki kanaka mbona adahuzagurika. Burya buri muntu wese iyo yagize amahoro mu mutima aratuza, ariko ayo mahoro ntatangwa n'ikindi, atangwa na Yesu Kristo. Ayo mahoro rero niyo tubifuriza muri iki cyumweru. Ndavuga ngo Yesu Kristo akubera amahoro. Iyo ari muri wowe atangamo amahoro. Iyo amahoro yaje utangira kugenda udahuzagurika. Rero muri iki gitondo ndagira ngo usangize iri jambo rikubera impamba igwerekeza aho uri hose. Nkunda kwabwira ngo aho waba uri hose, waba urimo witegura ajya mu kazi, waba uri mu kazi wahashyitse, yewe hari n'igihe uba ufite ibinyuza byinshi aho uri mu kazi, ariko muri ako kazi naho ukeneye amahoro, mu rugo rwawe ukeneye amahoro, mu bana bawe bakeneye kubona ufite amahoro, nawe ukeneye gutembesha amahoro ngo n'abandi bagikugirireho amahoro. Amahoro rero ni ikintu gikomeye muri iyi nzira y'agakiza. Ariko ndavugana nawe ngo Yesu Kristo ni mahoro yacu. Ntabwo tujya tubyishoboza. Biragoye ko umuntu akubwira ngo ndumva amahoro yaje gusa, ahubwo hari utanga amahoro. Amahoro adatangwa n'ibintu, amahoro adatangwa n'undi munezero. Buriya nubona abantu benshi ukamubona nk'ibiyobyabwenge, ukabona ari kunywa inzoga nk'uziyahuza. Abantu benshi barimo barashakisha ahantu babonera amahoro, ariko ikibabaza nyuma yo gusinduka arongera akabura ya mahoro, akongera agashaka kundi yakongera gusinda. Ariko reka nkubwize ukuri, amahoro atarindira kuyidrogamo, amahoro azanwa nuko wayahawe mu buryo butunganye, ni amahoro atangwa na Kristo, kuko Yesu Kristo niwe mahoro yacu. Haleluya. Ariko ibindi byose twakura mu munezero w'akanya gato, mu kanya ukabura aho ugiye, ariko umunezero, amahoro aturuka kuri Kristo, ayo ngayo ntiyicuzwa. Haleluya. Ndagusomera Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 19, avuga ngo kuko Imana yishimye ko kuzura kwayo kose kuba muri we. Uwo ni Yesu Kristo uvugwa. Umurongo wa 20 unashaka cyane ukavuga ngo kandi maze kuzanisha amahoro amaraso yo ku musaraba we, imwiyungisha n'ibintu byose, ari ibyo mu isi cyangwa ibyo mu ijuru. Imaze kuzanisha amahoro amaraso yo ku musaraba we. Iryo jambo niryo nashakaga cyane. Reka nkubwire, amahoro tuvuga Yesu Kristo twayaheshejwe n'amaraso yamennye ku musaraba, kuko yari amaraso aje kubirangiza byose. Ayo maraso rero yandaduhanaguraho ibyaha, yandadukuraho ikimwaro, yandadukuraho urubanza umwanzi aho duhata, yandatuvanaho guhora ucirwa urubanza. Ayo mahoro azanwa na ya maraso yamenetse ku musaraba ku bwanjye nawe, kugira ngo twongere duhinduke abandi bantu, duhinduke abandi bashya, duhinduke abemewe tutari twemewe. Rero ngo amahoro Imana yazanishije amaraso yo ku musaraba, yandi Yesu Kristo yamennye ku musaraba. Ni ukuvuga ngo amahoro, Yesu Kristo niwe mahoro yacu, kuko ari we source y'amahoro. Haleluya. Kuko nta handi dukura amaraso, nk'uko ijambo ry'Imana bitubwiye mu Bakolosayi igice cya mbere umurongo wa 20, twayaheshejwe n'amaraso yo ku musaraba we. Amaraso yamennye ku musaraba, amaraso yadukuyeho urubanza, amaraso yadutandukanyije n'icyo umwanzi yaduhigagaho, amaraso yatumye duhanagurwaho ibyaha, amaraso yadukuyeho umuruho wose, amaraso yatwaye ikimwaro cyari kituriho akamera kwambara ubusa ngo twe dukurweho ikimwaro, amaraso yadukuyeho ubukene bwose. Ayo maraso niyo yaduhesheje amahoro. Niyo mpamvu tuvuga ngo amahoro, Yesu Kristo niwe mahoro yacu. Iyo ataza mwene data nta mahoro ufite. Iyo ataza njye nawe nta mahoro twari kuzabona, kuko umwanzi yadukoreshaga icyo ashaka. Yari yaraduhinduye ibiryo bye, yakuryaga uko ashaka, yagukandagira uko ashaka, yakuribataga uko ashaka. Ariko tumaze guhura n'amaraso Yesu Kristo, niwe twakiriramo amahoro. Ndavuga ngo umukomereho,
Yesu Kristo niwe mahoro yacu. Yesu Kristo niwe mahoro yacu. Icyama ukamenya ko ari mahoro yawe, icyama ukamushingaho umutima, ukamwishikamizaho, ukamenya ko ari mahoro yacu. Yesu Kristo niwe mahoro yacu. Haleluya. Ngo kandi amaze kuzanisha amahoro amaraso yo ku musaraba we, wumve ko amahoro yazanywe n'amaraso yamennye ku musaraba, kugira ngo njye nawe uyu munsi tube dutuje, tube turi mu mahoro, usinzire, uryame, usenge utuje, wumve ko Imana ihari, wumve ko Imana ibishoboye byose. Ayo mahoro ntapfa kuza. Abenshi barayabura bakidroga, abenshi barayabura bakajya mu byaha, abenshi barayabura bakara mu mabuwate, ariko yavamo agasanga yasariye ubusa. Ariko amahoro ya Kristo ntasaba kwikebagura, ntasaba yuko wiyica, ntasaba yuko uraruhagaze. Amahoro ya Kristo araza ukayumva, ukumva utuje, ukumva hari ukuntu ibirenge byawe biri ku butaka. Ayo mahoro niyo nkwifuriza mwene data. Nyemera ngusengere amahoro ava kuri Kristo, ko Yesu Kristo niwe mahoro yacu. Yuzura umutima wawe, aguhaza amahoro atanga. Mwami Yesu ndagushimye, mwami nkuzamuriye icyubahiro. Ijambo ryawe rirambwiye ngo niwe mahoro yacu. Nyemerera wongere wuzuza amahoro yawe mu mitima y'abantu bawe. Buri muntu wumvira ijambo yarahagaritse umutima, yarahangayitse, yarataye umutwe, yibaza igikurikiye, ubanze umumera amahoro. Ndasaba ngo amahoro yawe abe mu mitima yacu, kuko niyo tuyabonye nibwo uvuga tukakumva, nibwo dukora ibyo ushaka, nibwo dushobora kugendana nawe. Mwami ndasenga ngo amahoro atangwa nawe, amahoro yuzuye adatangwa n'ibintu, yuzure imitima yacu, kugira ngo dutegereze gukora kwawe dufite amahoro. Ni wowe wabidushoboza. Mwami Yesu, ijambo rye ramwe ngo niwe mahoro yacu. Nyemerera ukomeze ugwiza amahoro yawe mu mitima yacu. Wera wa Isirayeli ndagushima, kuko watwemereye ukemera kumanuka ugatanga igitambo ngo uyu munsi tube turi abanyamahoro, kuko ngo amahoro twayakuye mu maraso wamennye ku musaraba. Ushimwe kandi ushyirwe hejuru, kuko watubereye igitambo kizima. Haleluya, haleluya. Yesu aduhana umugisha. Shalom, shalom. Imana ikomeze igwiza amahoro mu mitima yacu. Imana ibaha umugisha, muhahe muronke. Amen, amen.